nshuti namwe bavandimwe mwese duhurira hano kuri studio iwacu ndabasuhuje. Ni Nijye Bikorwa Singirankabo Freeman uri kubaganiriza muri uyu mwanya. Uyu munsi turi ku isabukuru y'imyaka 243 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze zibonye ubwigenge. Ahangaha ndi i Washington DC muri uyu mwanya, nkaba ndi muri iki kiganiro nise Amerika batajya bababwira. Ahangaha ndi ni kuri sitasiyo ya metro, aho tele zose ziza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri Washington DC zihurira, bahita kuri Union Station. Ahantu rero niho abantu bose bahurira. Hakaba icyo ngira ngo mbereke abanyamakuru tutajya tubabwira n'ukuntu hari abantu baba hanze, baba mu mahema nkaho bari ahantu hari intambara. So hano inyuma yanjye sinzi nimba mubasha kubibona, dore rwose hari abantu baba hangaha. Aba ni abantu bari nk'abasirikare, bari abasirikare kera, bari abantu bafite imirimo, ariko kubera ibibazo bitandukanye, hari nk'ibibazo by'amacumbi, ibibazo wenda ko bafite ibintu bagiye bahura nabyo mu buzima, ubu ngubu bari ku muhanda. So Amerika rero uyu munsi ducuruza na Amerika ibereka ibintu byiza gusa. Ubu ngubu hangaha murebye iruhande hari amagorofa y'ubwoko bwose, murebe inyuma yanjye murayabona, ariko none mukajya kubona mukabona ku rundi ruhande hari abantu badafite ahantu baba. Aba bantu nta mafaranga bafite, barasabiriza, niko babayeho. Ukajya kubona ukabona hano hirya rwose muri block zigeze kuri 6-7 niho hari iyo trene, hakaba hari na Capitol Hill aho abanyamategeko bakorera. So murabibona abantu badafite aho baba barabegereye. Hari imfashanyo nyinshi ziza mu Rwanda, ziza muri Afrika, ziza hirya no hino, baza kuza kuduha kugira ngo badufashe. None rero mukibaza muti bishoboka bite ko hano muri Amerika mufite amafaranga ahagije yo gufasha ibindi bihugu, ariko aba bantu baba mu mahema hano munsi y'ibiraro ntibabashe kugira ahantu baba bari? So murabibona ko ni ikintu udashobora guhita usobanura gutya gusa, ariko hari impamvu nini mudashobora no guhita mwumva iki gihugu kijyana andi mafaranga hirya no hino kugira ngo bafashe abandi. So mujye rero mwibaza nimba mushaka kujya gufasha abandi ariko mu nzi wanyu mutifashije, ibyo ni ibiki? So ni kimwe mu bantu hano rero tubahisha nk'abanyamakuru, ntitubibabwire kubera ko ntago bicuruza neza iki gihugu. Nk'ubu ngubu hano hari umuntu w'umuzungu uri mu nzira, sinzi nimba mubasha kumubona, dore nguyu hangaha ari kugenda asabiriza ko hari umuntu wenda ushobora kugira ikintu yamuha gitoya. So mukarama kavuga ati abirabura nibo rero basaba gusa, ntago abazungu basaba. Iyi Amerika uko imeze, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uturuka mu kihe gihugu, nimba nta mafaranga ufite yo kuba uri ahangaha ntabwo ushobora kuhaba. Cyane cyane nk'ahangaha i Washington DC harahenze, ibintu byose birahenda. Muribuka kare ko nagiye kuri sitasiyo ya essence nasize amafaranga 35, ntago ndarya, nta kindi kintu ndakora. So mukanya gatoya ibintu bya festivity biraza gutangira, juste nko mu ntuzo nko mu kilometero kimwe uturutse ahangaha kuri Capitol Hill, ndahegereye, ubu niho ndi muri uyu mwanya. So mu gihe abandi bari mu byishimo bameze neza, hano uri kubona hari abandi bazungu bari gusabiriza, kubera ko batanashobora no kujyana n'ikintu na gitoya babasha kurya ibintu nk'ibyo. So nimwibuke rero ko nababwiye nti aha muri Amerika muri gushaka kuza, aha muri Amerika mukeka ko ari muri paradizo, ntago hameze nk'uko tuhabacururiza. Nanjye bigiramo amakosa kandi mubimbabariremo. Ikindi kintu, hari abantu benshi bakeka ko hano muri Amerika amafaranga aba ari ku biti, sibyo? Ndagira ngo mbereke yuko ntago ibiti hano muri Amerika bigira amafaranga. Nimurebe muri ibi biti byose nta noti n'imwe muza kuza kubona y'amafaranga namwe ahari. Abantu ahangaha kugira ngo babashe kubona amafaranga bagomba gukora cyane, barakora cyane, bakora amasaha menshi kandi maremare kugira ngo babashe kubona amafaranga make cyane. So imagine ugomba kubanza kuba ufite ibyangombwa kugira ngo uze gukora hano muri Amerika, cyane cyane ko noneho umuperezida dufite w'uyu munsi ari gushaka kwirukana abantu benshi bari ahangaha badafite ibyangombwa. So nimbuje nta byangombwa ufite,
noneho n'ibyangombwa ufite bitakwemerera kujya gukora, amafaranga yose ufite uvanye mu Rwanda ushobora kuba wamaze kuyarangiza mu kwezi kumwe gusa, cyane cyane nimba udashaka kuza kuba aha munsi y'ikiraro mu ihema, ushaka kujya nko muri hoteli cyangwa se mu yindi nzu. Amazu ahangaha asanzwe, akazu k'icyumba kimwe gusa, icyumba kimwe hano muri Washington DC, ntago mushobora kuyabonera kukabona. Icyo cyumba kimwe gusa ntago mushobora kukibona kiri munsi y'amafaranga $2,000 by'amadolari. Akumba gatoya $2,000 by'amadolari. Ako kumba kagomba gukenera electricity, kagomba gukenera amazi, kagomba gukenera ibintu by'ibanze. So nimba ubahaye amafaranga $2,000 ku kwezi, sibyo? Muri ibyo $2,000 udashobora no kubasha kubonamo $1 na rimwe ryo kurya, ugomba kubukora amafaranga ngayo. Nanone mwibuke ibyo $2,000 uko biba bingana mu mafaranga y'amanyarwanda, sibyo? So mwibuke ko ni amafaranga menshi. Ayo ni amafaranga juste yo kubaho gusa. Ahangaha muri ntuza muri Washington DC ndi aka kanya. So inzu y'ibyumba 2 utangira guhera ku byo $2,000 uzamura. Now kugira ngo nanone mvugishe ukuri neza, hari ahahenda cyane n'ahandi hadahenda. Ahadahenda naho ntago ushobora kubona icyumba kimwe cy'amafaranga 1,000 hano muri at least muri aka gace ko muri Washington DC ndimo. Ushaka nkaho ujya kuba horoshye, hatari ubuzima bwiza, sibyo? Hameze nk'ahantu mbese ushobora kugirirwa nabi. Ambishyize mu magambo meza. Nanone ndagira ngo mbabwire ko ntago ndi gushaka kubangisha Amerika cyangwa se hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se hano i Washington DC, ahubwo ndagira ngo mbabwire Amerika tudacuruza kugira ngo muyimenye neza. Muri kumva? So nanone ndabona iminota yacu iri kuza gushira, ariko nagira ngo mbereke yuko ahangaha mu kilometero kimwe uri kujya hirya hariya turaba dufite festivity mu masaha makeya. Naho hangaha amafaranga y'imiriro, amafaranga yose turi gukoresha dukora muri za festivity, nta $1 na rimwe tware twaha aba bantu bari mu ntuza mu mahema. Muri kubyumva? Nanjye mbifiteho guilty, ariko uko mfite nshobora kubaha, ariko ni benshi cyane. So dufite amafaranga ariko ajya muri Afrika, dufite amafaranga aza mu Rwanda, dufite amafaranga akora ibindi byose, ariko ntidufashe bene wacu, barumuna bacu, bakuru bacu. Ngiyo Amerika mutazi ijyanye no kuri aka gace kahangaha, sibyo? Kandi na Amerika yose nuko gusa uyu munsi ndi mu murwa mukuru, ariko ndagira ngo mbereke ko no mu murwa mukuru twebwe nk'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bose bakora ibintu by'itangazamakuru, ntago tuba twemerewe kubereka nk'ibi ngibi kuko ntago bicuruza neza igihugu. Ariko ni ukuri kandi ni realite ya buri munsi. Harimo abantu badashobora no kugira aho baba, babeshejweho no kuba ku muhanda gusa. So mwibuke ko uyu munsi ari umunsi w'ubwigenge. So kwigenga nta cumba ufite, ubwo n'ubwigenge bwoko ki, sibyo? Aho ngaho mu Rwanda turi kwibohoza. Kwibohoza nta hantu ufite ho kuba, no kwibohoza bwoko ki? None se nimba ufite aho uba, hari abandi uri gufasha nibura kugira ngo nabo ubashe kubabohora? Ibyo ngibyo ndagira ngo mbibabazeho neza. So ni byiza rwose ko twese turi gukomeza, turi kuba free, turi kugira ubwigenge, ariko tugomba kwibuka yuko hariho byinshi tutabasha kubwirana neza kubera ko wenda harimo inyungu zitandukanye. Nanone ndagira ngo mbabwire nti iki kiganiro ndi kugira ngo ngirane namwe ni ikiganiro cyo kubigisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mutamenya, tudacuruza, mubimenyeho neza. So nanone ni ngewe Bikorwa Singirankabo, ndi kubavugisha hano kuri Studiyo Umutware. Uyu munsi ndirirwana namwe hano mu muhanda i Washington DC, mbereka Amerika mutazi. So mu kanya gatoya ndagenda ku rundi ruhande aho tuza kuza kugira ibitaramo, ibintu byose bitandukanye, nabyo ndaza kubibereka ukuntu hameze, mwirebere. Ibi ngibi ni ibintu abanyamakuru tuba tutemerewe kubereka kubera ko bidacuruza neza iki gihugu. So ndabashimiye cyane, mukomere naho mu kanya. Stay tuned.